Amaso y'umusore avamo amarira ariririye umuntu w'igitsina gore inshuro imwe gusa mu buzima bwe kugeza igihe azapfira. Nyuma y'icyo gihe muri uwo musore cyangwa se uwo mugabo hari ikintu kimupfamo cyangwa se muri we gipfiramo, akaba atazongera gukunda ukundi nk'uko yigeze abikora. Ndagira ngo wumve kano kantu. Inshuro ya mbere umugabo aririye umukobwa, hari ikintu gipfamo muri we mw'imbere permanently, ku buryo nyine kitazongera kuzuka. Icyo kintu nta kindi ni bwa buziranenge, ya myizerere cyangwa se bwa bushobozi bwo kongera gukunda freely, mbese gukunda yisanzuye. Icyo kintu kigenda byiteka ubutazigera kigaruka. Uwo musore arira kubera ko yakundaga bya nyabyo. Gukunda bikaba byari vulnerability ye, bimuca intege, ndetse akunda bimuvuye ku mutima, yifungura bya nyabyo, atanga byose, yiringira byose, yizerera muri byose. Ndetse ibyo bikorwa yakoraga byose bikaba bimurimbuye icyo gihe arimo kurira. Ya verisiyo y'uwo muntu wakoraga ibyo bintu byose kubw'urukundo dead, ibipfuye. Ndetse nyuma yo gupfa igashyingurwa, ayo marira arimo kurira akaba asobanuye ikiriyo kirimo kuba nyuma yo gushyingura. Icyo gihe ikiba gisigaye ni umugabo noneho urinzwe, uri guarded, umugabo uri careful, witonze, noneho uri kwicunga cyane. Haba hasigaye umugabo cyangwa se umusore wamaze kwiga ko bya bintu by'urukundo n'amarangamutima bimuca intege, burya ari intege nkeya, bikaba biri na dangerous cyane, ari ibintu bibi cyane byarimbura umuntu. Akaba bizi ko kongera gushora bene ibyo bintu byangiriza umuntu, ndetse n'icyo gishoro kikaba cyarimbura umugabo burundu, agapfa noneho by'umubiri bya nyabyo. Uwo musore uwo nguwo azongera aterete nanone, cyangwa se anakore n'ubukwe n'ubundi tu nta kibazo, ariko ntabwo azigera gukunda nk'uko yakunze mbere atararira yamarira. Ntabwo azongera kwifungura kwa kundi yabikoraga, nta nubwo azitanga cyangwa se ngo yumve nyine yakongera gutanga nk'uko yatangaga. Ibyo ngibyo ni ukubera ko umukobwa wa mbere watumye arira yamwigishije isomo rikomeye cyane ry'ubuzima. Yamwigishije ko gushora amarangamutima yawe mu buryo bwuzuye bikuganisha ku gusenyuka kw'amarangamutima yawe mu buryo bwuzuye. Kuri iyi nshuro rero aba yirinda, ashyiraho ibikuta, mbese amarangamutima cyangwa se uturangamutima duke dusigaye aturinda, ndetse nanone ntiyongere gukorana umuhate wuzuye. Ibyo byose bikaba atari uko atashobora gukunda cyangwa se ngo yongere gukunda, ahubwo ari uko azi ikintu gishobora kuba aramutse yongeye gukunda cyangwa se ibibera mu gihe umuntu yakunze. Uwo musore aba asobanukiwe ikintu cya nyacyo gishobora kurimbura umugabo bya nyabyo mu buryo bw'amarangamutima. Kanda ku ibuto ya follow.